Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'umwami wacu nabane namwe. Imana ishimwe ko yongeye kuduha akanya keza kugira ngo twongere kuba imbere yayo, twumve icyo umwuka abwira amatorero cyangwa se abwira itorero cyangwa abwira umugeni wa Kristo, ko nta na rimwe azarekera kuvugana natwe kugeza igihe nyine iherezo rya buri muntu rigeze, cyangwa se umwami wacu agarutse gutwara itorero. Rero umwuka w'Imana arahari, niwe twasigiwe nk'umufasha, nk'utuyobora, nk'umujyanama, ariko kandi ntabwo ashobora kutugira inama iri hirya y'ijambo ry'Imana. Ntabwo bishoboka, kuko nicyo gishushanyo mbonera nawe agenderaho atubwira ati bigenze gutya, ukwiye kwitwara gutya, wari ukwiye kubigenza gutya, ariko ashingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nurifata ukarigira ubuzima bwawe bizagufasha, ndetse no mu ijuru uzajyayo. Ariko nukomeza urica ku mpande cyangwa se ntunarimenye, ukagira ubunebwe bwo kurimenya no kurisoma, ndakubwiza ukuri, kuzinjira muri kiriya gihugu bizakugora. Kuzasanga hari amategeko akigenga utamenye kandi utanubahirije kubera ko utanayamenye, cyangwa se ayo wamenye ariko ukumva ntushaka kuyubahiriza ukayakwepa. Ibyo byose bizerekana aho ukwiye kujya. By'ukuri ntabwo abantu benshi bakigisha zino nyigisho, barabeshya abantu, baravuga ibyo abantu bashaka, ibyururutsa ngo imitima n'ibindi gutyo, bivura za depresiyo. Ariko nta gukira depresiyo kwa mbere utabanje gukira ibyaha. Iyo ukize ibyaha, Kristo akinjira mu mutima wawe, agenda agukiza n'ibindi byose bishobora kukwataka. Rero Imana yo mu ijuru idufashe dukunde inyigisho nziza, ijambo ry'Imana mu buryo bwose riza gukora umurimo waryo. Twe gukunda bimwe gusa, ahubwo dukunde na rya rindi ritubaga ry'inkota, ritubaga rikaduhindura, rikakuraho ibyaboze bya kera, byaba ibyo bikomere, byaba ibyaha, byaba ibindi bigeso bindi bibi, n'utundi tuntu twinshi tw'inyongozabugingo, cyangwa se dusa nk'aho twitwa ko tworoshye cyangwa ari duto, ariko ari utwo kurimbura abantu. Ijambo ry'Imana ribasha kuduhereza umurongo, rigatanga umucyo, uburyo umuntu akwiye kwitwara mu buzima bwe bwose bwa buri munsi. Rero bahaye ikaze, nk'uko dusanzwe tumenyeranye, nitwa Umuhoza Sylvie. Hanyuma abantu bashya bahaye ikaze, muze dufatanye urugendo ruca mu nzira ifunganye, kuko ariyo ihinguka mu ijuru. Imana ishimwe, ni naryo jambo tugiye gusoma, kuko ntabwo ari ibintu umuntu aba ahimba. Hari inzira ebyiri ukwiye kumenya iyo uri kunyuramo, ukwiye no kumenya iyo ukwiye kunyuramo. Hari iyo uhagazemo nonaha ukareba niba ariyo koko ukwiye kunyuramo, niba ifunganye, cyangwa se niba ari ngari ukayivamo niba ubishaka, kuko Yesu ntabwo akorera ku gitugu, atwereka inzira hanyuma akaduhitisha muhitamo. Iyi ngiyi irafunganye, ihinguka mu ijuru, mu bugingo buzima, mu kubaho kw'iteka, mu kubaho kw'ibyishimo. Hanyuma iyi ngiyi ni ngari, inaha ngaha biroroshye ugendamo uko wisanzuye kubyumva, ariko ihinguka mu kurimbuka, mu rusaku, mu marira, mu gahinda, mbese habi cyane umwana w'umuntu atabasha kumenya. Iyo akiri inaha ntabwo abimenya. Ariko inyigisho tugenda dusoma, yaba Bibiliya cyangwa n'ibindi bitabo, yaba igitabo twasomye cya ihishurirwa rya Gehinomu, ndetse n'igitabo cy'umugenzi turi gusoma, aho tugeze naho haravuga Gehinomu ukuntu imeze. Mu by'ukuri mugenzi, nta kintu cyagakwiye kuba kigukereza cyangwa kituma urangara ku rwego uzajya kuba muri ariya marira numvishe, cyangwa se kari agahinda no gusuza umutima, umubabaro udafite gitabara, umubabaro w'iteka. Niyo mpamvu iyo tuvuze ngo Imana ishimwe ko yaturokoye, tuba tuzi ko yaturokoye urupfu rukomeye. Ni urupfu rukomeye pe, kandi ni urupfu rw'iteka. Kandi iyo uvuye inaha ngaha, inaha niho hakiri amahirwe yo kuba wakihana cyangwa wahitamo. Uracyafite amahirwe niba ugihumeka. Ariko iyo ushizemo umwuka, uhita werekeza aho wakoreye cyangwa se aho wahisemo. Ntabwo rero guhitamo bishatse kuvuga ngo ubwo ujya mu rusengero ukaba wenda warabatijwe, bisobanuye ko wahisemo neza, cyangwa se amahitamo yawe yarangiye, ubwo uri umukristo byararangiye. Oya, ubukristo ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora gutangira neza ugasoza nabi,
ukajya kubana n'abatarigeze banahitamo na gato iyo nzira, bikoreye ibyo bashaka. Ariko twite ku buzima bwacu bwa buri munsi, ariko wite cyane ku iherezo ryawe, kuko uko watangiye ntabwo bigira agaciro cyane, hagira agaciro cyane uko usoje. Uko usoje nibyo ukwiye kwitaho, kandi ntabwo uzi igihe uzasoreza. Niyo mpamvu ukwiye kubyitaho cyane umunsi ku wundi, nk'uko wita kuri bushake minerivare y'abana kandi gufungura bigeze, wibaza ngo ndabigenza gute, nzakura he, ugashakisha hirya no hino uburyo bwose bushoboka, na bya bindi byose bigufitiye umumaro, uburyo ubyitaho, uburyo n'akazi, uburyo ubigenzura, uburyo ubyubahiriza, niko ukwiye kwita ku iherezo ryawe, kuko cyane cyane ntuzi ari ryari, yaba ejo cyangwa ejo bundi, yaba kera, yaba vuba cyangwa kera, kuko Yesu asarura, umusaruzi asarura uko ashaka, ntabwo tujya tumugisha impaka cyangwa ngo tumugishe inama cyangwa ngo atugishe inama, we abikora uko abyumva. Niyo mpamvu ukwiye kwita ku iherezo ryawe. Kandi iyo dukiranutse nk'abazapfa ejo, inshuro nyinshi bidutera no kurama. Rero byiteho, ndabigukumbuje, nanjye mbyikumbuza, dukomeze duhagarare mu murongo, Yesu azadushoboza. Kuko ibiba bishaka kudukura mu murongo no kudukereza no kudusitaza, byo ntabwo bibura. Satani arahari, nawe ntaryama, arakora amanywa nijoro kugira ngo arebe ko n'abitwa ko bahagaze yabagusha, cyangwa se n'abari mu nzira bamaramaje yabashyira ibisitaza imbere. Niyo mpamvu dukwiye guhora turi maso, twinginga Imana kugira ngo ibashe kubana natwe. Rero reka dusenge, ubundi dukomeze dusome, twumve icyo umwuka atubwira. Ntabwo tugomba guheranwa n'iby'inaha ngaha gusa, ahubwo tugomba kumenya ko n'iwacu atari ino, tugomba no kumenya ko tugomba kwita no ku iherezo cyangwa se ku bugingo bundi, ku bundi buzima, cyane ko ariho tuzabiteka. Iby'inaha ni iby'igihe gito. Reka dusenge ubundi tuze dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo umwuka yongera kutwibutsa. Data, ndagushimiye ku bw'aka kanya keza uduhaye, uhabwe icyubahiro. Reka katubera k'umumaro, amatwi yacu afunguke kandi abashe kumva cyane icyo ubwira buri muntu wese. Urakoze gukomeza kutwitaho no kubana natwe, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Tugeze kuri Matayo ibice 7, turahera ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 23. Tugendera ku murongo tugasoma ijambo ry'Imana ku bantu bashya badukurikiye bwa mbere, hanyuma tugacishamo n'igitabo cy'umugenzi turimo kwiga, hanyuma byose bigafatanyiriza hamwe gukomeza kudushyira mu murongo nyawo, cyangwa se kutugumisha mu nzira ifunganye, kabone naho haba harimo ibintu bigiye bitandukanye, ariko icyo nkundira iyi nzira ni uko nyirayo ayirimo, nyiri ukuyidushyiramo, nyiri ukuyiduhamagariramo ayirimo. Niyo mpamvu iyo ihuriyemo n'ibikomeye wikiheba cyangwa usubire inyuma, ahubwo mutabaze, muhamagare. Umurongo wa 13 uravuga ngo munyure mu irembo rifunganye. Matayo 7:13. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Akantu karagoye, umuntu akwiye kukitondera. Uyu mwami avuga ibi, njye nawe twari tutarakizwa, ariko yari abizi. Twari tutaranabaho, ariko yari azi neza ko iyi nzira uko byagenda kose izacamo benshi. Iyi ngari, iyi yoroshya ibintu, iyo twifata uko dushaka, dukora ibyo dushaka. Iyi ngiyi nyine ngari, hatarimo kubyigana. Kubyigana ni kwa kundi umva mugenzi wawe yagukoshereje, ugomba umusabe imbabazi, cyangwa wazigusabe ugomba umubabarire. Iyo ni imibyigano yo mu nzira ifunganye. Irafunganye, nibyo bifunganishije. Siko umuntu agukosereza ukaba oburije, cyangwa se ukaba ngombwa yo kumubabarira nta n'imbabazi yagusabye, kuko nicyo Bibiliya idusaba. Utababarira nawe ntazababarirwa, kandi ukamubabarira kugira ngo ukize umutima wawe,
ukize ubugingo bwawe, ukanamubabarira nawe atanagusabye imbabazi, atanemera ko yagukoshereje, ariko wowe ukamubabarira kugira ngo ubohoke wikomereze urugendo, kuko iyo utamubabariye uhora uboshye nawe umuboshye. Rero Yesu ntabwo ibyo bikunda, utababariye iri juru ntabwo uzarigeramo. Niyo mpamvu iyo nzira irimo imibyigano. Mbese hariho abantu rero badakunda imibyigano, bakunda kwisanzura, agakora ibyo ashaka, akihindukiza, akajya aho ashaka, akagarukira igihe ashakiye, agakora ibyo ashaka uko abyumva. Iyo ni mu nzira ngari. Badakunda ibintu bibategeka, reka ibi, genda uku, ambara uku. We agomba kwambara uko ashaka, nibishaka bibe bicumuza abantu, nibishaka bibe bigera hehe, nibishaka bibe bigaragaza amabere, nibishaka bibe bigaragaza ahantu hose. Ni mu nzira ngari. Arashaka nagashaka imibyigano, arashaka kubaho uko ashaka. Iyi nzira rero irimo benshi, kuko benshi ntabwo bakunda imibyigano, ntabwo bakunda ibintu bisa nk'aho ari igitugu, kuko aya mategeko nubwo umwami wacu atadufata ku ngufu, ariko uburyo ibyo adusaba bihabanye n'ibyo kamere ikunda, bisa nk'igitugu, bisa nko kwemera akatuyobora, ukakora ibintu utari ukunze, ariko kubera ko birimo bikuzanira inyungu cyangwa se bikujyana heza, cyangwa kubera ko ari ryo tegeko ry'umwami ukabikora. Ariko iyo utekereje neza inyungu bigufitiye, ugeraho ukabikunda, kandi koko uba ukunda umwami wawe. Ntabwo agusaba ibintu bibi kubera ko agukunda. Niyo mpamvu mu itangira biragora, benshi bakanahitamo kutabijyamo, bagakora ibyo bishakiye, kubera ko badashaka icyo gitugu, cyangwa badashaka gukora ibyo undi muntu ashaka, ahubwo bo barashaka gukora ibyo bo bashaka. Rero iyo mibyigano batayishaka, yo mu nzira ifunganye, ko ahantu hafunganye, uko byagenda kose ntabwo wihindukiza nk'uko ubishaka, ntabwo ukora ibyo ushaka, ukora ibijyanye n'uko aho hantu hangana, n'uko hari ibintu byinshi utinjiranamo, hari ibintu byinshi usiga. Rero niba ibintu byose wowe wumva uzaterurana nabyo ukabigendana uko ubishaka, iyo nzira yawe ni ngari. Ihute mu nzira ngari, kuko niho bagenda uko bashaka, niho baterura. Inzira ifunganye yo ntabwo ugenda uko ushaka, ntabwo uvuga ibyo ushaka, ntabwo ukora ibintu uko ushaka, ahubwo ubikora uko umwuka ashaka, ubikora uko Yesu ashaka, ubikora uko ijambo rishaka. Niyo mpamvu rero iyo mibyigano cyangwa se icyo gitugu, uko gutegekwa, uko kuyoborwa, ukagendera munsi y'ubutegetsi bw'ugutegetse, benshi ntabwo babikunda. Yesu yari abizi. Yesu yari abizi ko abazahitamo ubwo buzima ari bake. Icyampa ukaba uri muri abo bake, ariko ukwiye kubyibaza, ese uri muri bake cyangwa uri muri benshi? Reka nkomeze nsome, nere kwihuta ntaranasoma. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Muri make uko kurushya ni uko nguko umwuka aba agutegeka gukora ibyo kamere idashaka, cyangwa se ibyo wowe udashaka, ibyo utari ukunze, ibyo udashaka, akakubwira genda gutya, kuko abajya muri iyo nzira bagenda gutya, bitwara gutya, ntabwo bitwara gutya. Ibigombe ubireke, cyangwa se ujye mu nzira ngari aho umuntu akora ibyo ashaka. Niyo mpamvu bavuga ngo iraruhije, kandi Satani nawe arwanya abayirimo cyane kugira ngo arebe ko yayibasohoramo. Arabizi neza ko Satani ni umugome, arabizi neza ko afite benshi, n'ubundi mu nzira ngari afitemo benshi, ariko na ba bandi bari mu nzira, ba bandi bakeya nabo aba bahiga cyane kugira ngo arebe ko yabakuramo. Niyo mpamvu niba uri mu ishuri runaka, mu kigeragezo runaka, dukunda gukoresha terime y'ishuri, kuko Imana iba yabyemeye. Bibiliya iratuvuga ngo ntabwo ijya yemera kugerageza umuntu ibiruta ibyo ashoboye, kandi ngo nta kigeragezo, burya ibigeragezo bikuza abakristo, bikaduhindura, bikadukura ku rwego rumwe bikatugeza ku rundi. Niba wari ufite ubwibone runaka, hari ukuntu ikigeragezo kibugukuramo kikaguhindura umuntu mwiza, ufite imbuto nziza, umuntu uri kujya mu ijuru. Ntiwange ibigeragezo, ahubwo bihagararemo neza, unamenye ngo birimo biranyigisha iki. Usenge kugira ngo igihe nikigera ubivemo ukwiriye, nk'uko umwami abona ko byari bikwiye.
ariko nusibira ukabikwepa ukabyitotomberamo, uzabisibiramo, uzabitindamo, uzaba uri muri risike yo kuba Satani yakwihebesha ukazarimbuka. Ariko niba utinya kurimbuka nkanjye, ukaba uri no mu kigeragezo, ihangane, komera, fata Yesu mukomeze, ni ukugira ngo agire ibintu agukamuramo, cyangwa se hari umuririmbyi waririmbye ngo uncure ngo inkamba zimvemo, kugira ngo ubone uko unkoresha. Ubwo rero hari igihe biba birimo kugucura, komera, shikama, ntuve mu nzira ifunganye, kuko inzira ngari nawe ibigeragezo bibayo, ariko abantu babikemura uko babyumva. Umuntu akemura ibibazo by'uko abyumva, umuntu akora ibyo ashaka bitewe na situwasiyo agezemo. Ibyo kwihangana nta bibayo, umuntu akora uko abyumva. Niba ikibazo kikugezeho agikemura uko abyumva, nta byo kuvuga ngo aragisha inama Umwuka Wera cyangwa Imana, ariko mu nzira ifunganye iraruhije. Ibyo duhuriramo nabyo bisaba kwihangana, tukamaramaza, tugakomeza imbere, kandi tukagisha Imana inama cyangwa Umwuka Wera, tugasenga, tugatabaza Imana mu gihe wumva ko watewe, mu gihe wumva ko byagukomeranye ikigeragezo, ugasenga ukinginga Imana, iradutabara kandi biri kumwe natwe, ntabwo yatureka. Ariko ntuve mu nzira ifunganye, ndakwinginze, niba uyirimo. Ariko kandi niba utayirimo ukwiye kuyijyamo niba ushaka kujya mu ijuru. Ariko niba ushaka kurimbuka, igumire mu nzira ngari, kuko niyo yonyine ishobora kugufasha kuzagera aho ngaho. Sintekereza ko hari umuntu wifuza kurimbuka, nubwo benshi bazarimbuka, ariko nabo ntabwo baba babyifuza. Ndakwinginze, niba waramenye Yesu, sobanukirwa neza ibye, ushishikazwe no kumenya ibyo akunda ari byo ukora, ushishikazwe no kumenya ibyo yanga, ibyo nawe ubizibukire, uhangane nabyo kugeza ubwo ubitsinze, azagushoboza. Ariko ntujye mu nzira ngari, ho bakora ibyo bashaka, bitwara uko bashaka, kuko ni ngari, harimo umwanya, umuntu wese arituruna rwose, ntanagongane n'undi, cyangwa se banagongana no gukozanyaho, kuko ni hanini. Ariko mu nzira ifunganye, ntabwo twikora ibyo dushaka, ntabwo twifata uko dushaka, ntabwo tugenda uko tubyumva, ahubwo tugenda uko ijambo ry'Imana ridutegeka, cyangwa se uko Umwuka Wera atuyobora. Kabone naho twaba twe tutabikunze, ariko twinjiramo nyine ubwo tukabigendamo uko Umwuka bishaka, kandi kuko dushaka kujya mu ijuru, natwe birangira tubikunze kuko birimo biratujyana heza. Dore rero dore bimwe mu bituma abantu bibeshya ko bari kujya mu ijuru kandi batari kujyayo. Bakaba bari mu rusengero, ariko bari no mu nzira ngari. Bakaba bari mu rusengero bahanura, bakora ibintu bitandukanye byerekana ko ari abakristo cyangwa se bari kujya mu ijuru, ariko bari mu nzira ngari. Ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri, basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyose cyera imbuto nziza. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa, kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Bishatse kuvuga ngo bano bahanuzi b'ibinyoma nibo batumye benshi barimbuka, kandi bari mu nsengero banakora imirimo y'Imana, bararirimba, benshi bararirimba, abandi n'abadiyakoni, abandi barakora imirimo itandukanye mu nzu y'Imana, barajya gusenga, barakora amasengesho atandukanye, ariko ugasanga kubera ko barimo kurerwa n'abungeri babi, batahamagawe n'Imana, badashaka kugeza abantu ku Mana, ahubwo bashaka kwikururiraho abantu, bashaka
indamu zivuye mu bantu bashaka iby'isi, badafite urukundo bakunda Imana, ahubwo bikunda bagakunda n'indamu, bagakunda iby'isi, bagakunda iby'irari ryabo. Abo ngabo iyo baje ngo baje kuba abungeri cyangwa se baje kuba abashumba bashumbye intama, cyangwa se abayobozi bayoboye abakristo cyangwa bayoboye amatorero cyangwa amadini, bameze gutya ntabwo azakubwira icyaha. Umwaka ushobora gushira cyangwa ukwezi, amezi abiri, ataravuga ku cyaha, atarigisha ku cyaha, atarigisha ku nyigisho, kandi yakoresha Bibiliya, ariko afite ibyo yigishaho n'ibyo atigishaho. Hari abantu benshi abavugabutumwa benshi batumirwa ahantu, ariko ugasanga inyigisho yigishije itumye batazongera kumutumira aho hantu, bakanabimubwira. Njyewe ndabafite benshi, ndabazi benshi, hari igihe tuvuga ibintu mukagira ngo ni ugukabya, bakamubwira ati wowe kari agatuti ntabwo uzongera kwinjiraho, cyangwa se kukurira, cyangwa se kugahagararaho, kubera ibintu wigishije. Ibintu wigishije ntabwo bivugwa hariya. Cyangwa kuvuga ngo uzanye mesaje, banza uyisobanure, tuze kumenya niba uyitambutsa hariya cyangwa niba utayitambutsa hariya. Kandi wenda iyo mesaje yarebaga abayobozi, ariko kubera ko ari amasega aryana, ntabwo bashaka kujya mu ijuru, nta nubwo bashaka none bahagaze no mu muryango kugira ngo batangire n'abandi bari kujyayo. Abo ngabo babicaye imbere babashumbye. Ukwiye kumenya umushumba ugushumbye yera mbuto ki, akwigisha iki, arimo arakujyana he? Kuko umushumba nyawe akwiye kwigisha nk'uko Yesu yakwigisha ari hano. Ni icyo abantu bakwiye kumva muri iyi minsi y'imperuka. N'ibitangaza, ibitangaza se ubundi ni ryari Yesu atabidukorera? Niba uba wabyutse uri muzima, uba waraye aho utazi, biba byaguhize biba ari byinshi. Hanyuma ibitangaza, iyo dushatse ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose irabidukorera, ikadukorera n'ibyo tutasabye, ikadukorera n'ibirenze ibyo twasabye. Ariko reka nkubwire, niba uri mu itorero ritavuga ku cyaha, ritavuga guhinduka, ritavuga gukiranuka, ritavuga ku mbuto z'umwuka, ritavuga ku mbuto kubabarira, gukira n'ibindi byose byinshi uzi kamere idakunda ariko umwuka akunda, akaba atari byo wigishwa umunsi ku wundi kugira ngo urusheho kubyitaho, ukaba ubwirwa ibitangaza n'ibindi. Ijambo ry'Imana ryo kuduhumuriza ni iry'ingenzi, kandi iyo umwuka abona ko rikenewe araritambutsa, kandi ba nyiraryo rikabageraho. Ariko ntabwo ari ryo jambo ry'ibiryo bya buri munsi ryo kuguhumuriza, oya, haba hari n'irindi ryo kugukosora n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umushumba ukujyana mu ijuru uramumenya, umenya ibyo akugaburira, kandi umenya nawe n'imbuto yera. Bibiliya iravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari igihe bahagarara imbere yacu ukabona koko birakwiriye. Ntuvuge ngo nibasiye abashumba, kuko niryo jambo ndimo nsoma. Mwirinde abahanuzi, baranahanura, none se abapfumu bo ntibahanura? Bakakubwira ibyawe byose ukumva nibyo, ukaba wakibeshya ukavuga ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana, nzamukurikira, ibyo azavuga byose nzabyumva, ibyo azakora byose nzabifata nk'ukuri. Oya, turaje turebe Yesu hepfo uko yababwiye. Ukwiye kumenya ubushishozo, dusaba andi maso, kuko nugenda buhumyi ntuzamenya aba bahanuzi, ntushobora kubamenya. Kandi aguhanurira ibintu bigasohora, cyangwa akaguhanurira ibintu akaguhanurira, Satani nawe arahanura kandi akabisohoza. Cyangwa akaguhanurira ibintu akakubwira ibintu by'ukuri, future yawe, akakubwira ibyo wanyuzemo ugasanga nibyo. Ko n'abapfumu ibyo barabikora. Ariko Yesu aravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Reka nivuganire n'abahanuzi. Kuba ufite impano ntabwo bivuze ko uzajya mu ijuru. Impano wayipfana ukayirimbukana. Dukeneye imbuto zawe. Nanjye kuba mvuga ubutumwa ntabwo bivuze ko nzajya mu ijuru cyangwa byanjyana mu ijuru. Ahubwo imbuto zanjye nizo zigomba kandi imbuto zigaragara ryari? Rimwe na rimwe iyo twagize ibiduhinyuza. Iyo wabonye, ubundi iyo utabonye ibiguhinyuza, hari umuntu wigeze utanga agatekerezo cyangwa se ngo ubundi injangwe itabonye imbeba, niba yicariye wavuga ati
umunyamahoro ari aha ngaha, nta kibazo na kimwe, nta mahane, ariko dore ngo abonye imbeba, araguruka ukamenya neza ko ari we. Hanyuma rero nawe iyo uhuye n'ibiguhinyuza nibwo imbuto zawe zigaragara. Hakabaho kwihangana, hakabaho gusenga, hakabaho kudahubuka, hakabaho kubabarira, hakabaho nyine kwera imbuto zikagaragara. Niyo mpamvu nuhura n'ibiguhinyuza, hagarara wera imbuto, kuko ni igipimo cyawe. Kuko ibintu byose bimeze neza, ninde se utakera imbuto nziza? Ziba zihari rwose. Ariko iyo uhuye n'ibintu biguhinyuza, nibwo ugaragaza ko imbuto uzifite. Imana yo mu ijuru idushoboze. Nibwo kwihangana kwawe kugaragara, bikamenyekana ko uhari kuri gukora umurimo. Rero imbuto zawe cyangwa se imbuto z'abagushumbye ukwiye kuzimenya. Ntabwo uzazimenya uri impumyi. Imana igukore ku maso, Imana inkore ku maso, ndebe uyu muntu yera imbuto ki. Kuko imbuto yera nizo nanjye nibyo bintu azagenda dusukamo. Rimwe na rimwe hari igihe utabimenya, ariko Imana iyo ufite amakenga, iyo ufite kuba wakumva, hari abantu bakurikira abantu nk'abafana. Dadi wanjye umuvuze, cyangwa ukavuga ikibi yakoze, akaba atacyemera, kandi ari Imana arimugendere kugira ngo ahumuke. Bene iyo mitima ibihumye ni babandi ngo barandase, impumyi zirandase izindi. Imana igukore ku maso kugira ngo ubashe kumenya niba n'abagushumbye barimo kukujyana ahakwiriye. Kandi hari n'igihe atagaragaza imbuto ze mbi imbere y'abantu, ariko inyuma mu gikari zikaba ari mbi cyane. Bamwe bakaba bazizi, abandi batazizi, ariko Imana iyo yabishatse ikabona ko ukwiriye kuba wabimenya, irakuvugisha, ikabikwereka, cyangwa ikamugaragaza, imbuto ze zikamenyekana ko atari nziza. Ntukurikire buhumyi, ntube umufana, kurikira Yesu. Abandi bose bahinduka, abandi bose turi abantu. Kurikira Yesu. Kandi nawe yakera imbuto mbi rwose, ntago nawe aba ari igicibwa. Hari igihe kimwe aba yakizwa, ariko iyo Bibiliya iyo bise ngo ni amasega aryana, mu by'ukuri hunga udapfa wikurikira abo bantu. Ikindi kintu kizakumenyesha ko uri ahakwiriye cyangwa ushumbwe n'abakwiriye nyirizina, ni ukumenya ijambo ry'Imana. Ubundi umushumba ukwiriye akwiye kuba ameze ate? Bibiliya iramugaragaza. Iramugaragaza umushumba ukwiriye. Rero abashumba benshi muri iyi minsi bahinyura ijambo ry'Imana, ariko bagakomeza bagashumba. Ushumbwe nande? Urareba cyangwa uri impumyi? Ukurikiye buhumyi uri umufana, cyangwa ukurikiye Kristo? Ukurikiye abantu, ufana abantu, cyangwa ukurikiye Kristo? Ukwiye guhumuka kugira ngo aba bahanuzi b'ibinyoma bagaragara nk'aho ari intama, basa nk'intama ariko imbere ari amasega aryana. By'ukuri nutabamenya bazakurimbura, kuko uzabakurikira uzi ngo ni abakozi b'Imana. Babashe ibyo bakoze ubashe kubona ko ari iby'ukuri, kandi ibyo batakwigishije ubashe kumva ko nta bihari. Ubwo ibyo umushumba atavuze ubwo nta si ukuri, ariko hari ibyo umushumba atavuga umwuka akabivuga. Bamaso usome ijambo ry'Imana, hanyuma ukurikire umwuka wera. Abashumba n'amatorero dusengeramo n'insengero dusengeramo bize nyuma y'uko uri umukristo, nyuma y'uko ukurikiye Kristo, kuko ibyo byanafungwa bikanavaho. Benshi barabizi, ariko wowe se wafunganwa nabyo? Kristo ni muzima, Kristo ariho, ntago yafungwa we. Niyo mpamvu n'abamukurikiye, naho insengero zose bazifunga, bo bazakomeza ari abakristo. Upfa kuba ufite Bibiliya yawe, ufite amavi yawe, nta wagufunze umunwa wo gusenga cyangwa ngo bigende gute, hanyuma ugakurikira umwuka wera. Kandi ni isezerano kuri twese, umwuka w'Imana aratuyobora iyo tumwemereye. Hanyuma izo mbuto rero ntibazakubeshye. Ashobora kukwishushanyaho imbere mu rusengero, ariko hanze akera imbuto mbi. Ntazakubeshye rero, izo yera hanze nicyo giti, icyo ni igiti nyine cyera izo.
niyo mpamvu niwumva akantu ku mushumba wawe cyangwa se n'undi mwene so n'undi wese wari wiringiye ubona ko yakubera ngo ni roromodo cyangwa se ngo so wo mu mwuka, ukabona nta mbuto nziza yera, kabone n'aho yaba wowe imbere yawe akwereka ko rwose ameze neza, uzagira amakenga uzahunge wiruke, kuko niba yera imbuto hanze mbi, ntabwo imbere yawe azera nziza, ahubwo ni igiti kibi kidashobora kwera imbuto nziza, kandi igiti cyiza nacyo ntigishobora kwera imbuto mbi. Niyo mpamvu niba turi mu murongo muzima, Umwami wacu arashobora kudushoboza kwera imbuto nziza, kubera ko iyo dukurikiye ijambo rye twisanga tweza imbuto zijyanye n'ijambo. Kandi iyo dutindana nawe, tudatinda kuri bya bindi byose muzi benshi bajya batindaho, social media irangaje abantu, hanyuma ibyo batinzaho amaso n'ubwonko nibyo bera. Ariko iyo utinze mu ijambo ry'Imana, ugatinda imbere y'Imana usenga, uyibaza gute uhagaze, gute ukwiye guhagarara, uko ijambo ry'Imana ryakubwiye uyinginga ngo igushoboze kurigenderamo, nawe ukabigira ubuzima, ukabigira intego, uzera izo mbuto nziza. Ariko nubivangavanga, kubivangavanga byo uba urakaza uyazi, sinzi imbuto wera. Ubwo nyine uhita ujya, kuko Yesu yavuze ngo ngiye kukuruka, niba udakonje ntunabire, urakaza uyazi ngiye kukuruka, icyo gihe uba uri muri kategori y'abayera imbuto mbi, kuko akazi uyazi ntikemewe. Uba ugomba kwemeza hamwe ukajya aho wemeje. Ngaho rero mwumve ukuntu umuntu nahanura ntazagukange. Twagiye tubigwamo, ugasanga umuntu yahanuye ibintu bikomeye, ukavuga ati umuntu ari ahangaha, mu kanya akagukora ibintu cyangwa agakora ibintu ukumirwa, ukaba wanagwa. Iyo uri umwana mu gakiza wagwa da, turiya muntu niba ahanura kuriya, niba bigenza kuriya, akaba akoze ibi, ninde ukijijwe, ibi bizagenda gute? Oya, wikangwa n'ibyo. Ni impano yahawe, ariko yayipfana akanarimbuka. Ariko kandi ntabwo Imana izabura kuyikoresha, kuko yarayimuhaye kugira ngo ivugane n'abantu bayo. Umuntu wese ngo nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi si abashumba gusa nk'uko duhoze tubisoma, ahubwo natwe imbuto twera nizo zizagaragaza abo turi bo. Cyane cyane imbuto wera iyo ugeze mu biguhinyuza, ibyo utakoze neza cyangwa se ibyo utakorewe neza. Imana yo mu ijuru idufashe. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Usenga, uvuga ubutumwa nk'uko muvuga, uhanura, uririmba, ukora ibiki byose, bya bindi byose tuzi, ujya mu rusengero adasiba n'umunsi umwe, ujya mu materaniro yo mu mibyizi, ujya mu miryango remezo n'ibindi, ntabwo ari we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nta nubwo ari we ugaragaza ko ari mu nzira ifunganye nk'uko twabitangiye, ahubwo ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Niwe uri mu nzira ifunganye, ni nawe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ese ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka? Ese ubundi ibyo ashaka urabizi? Imana yo mu ijuru idufashe. Ibyo ashaka dore birimo hano, kuva mu itangira kugeza mu byahishuwe. Niba utajya usoma kino gitabo, biragoye cyane ko nijoro nyamuneka warijyamo, keretse ukijwe nka cya gisambo. Ariko niba waramenye Imana ukaba utarimo gusoma rino jambo, ntabwo uteze gukizwa nka cya gisambo. Ahubwo Imana umwanya iguhaye n'iminsi gutije, by'ukuri wayiryozwa yuko utakoze ibyo wagombaga gukora. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ushiruke ubute, umenye ibyo urimo, ubihagararemo neza, ubibemo seriye, ubyiteho. Kandi kubyitaho kwa mbere ukunda kino gitabo, ukagisoma ijambo ry'Imana, hanyuma ugasenga, hanyuma ukaryumvira. Ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, nyine keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ni uwo wenyine. Niyo mpamvu ukwiye kumenya ibyo ashaka ni ibiki. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ni ba bandi. Hariho abakorera Satani babizi, hariho n'abakorera bavuga bati barisha izina rya Yesu gusa kugira bibonere indamu, ariko bakibwira ko bazajya mu ijuru. Oya, ntitwahanuraga mu izina ryawe?
ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Kuki Yesu azababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya? Kandi bino bitangaza bimwe na bimwe, usibye ko Satani bimwe nawe abikora, ariko bimwe na bimwe ari we wabibakoresheje. Bishatse kuvuga iki? Kuba Imana yaraguhaye impano, ishobora kuyikoresha n'ubundi nubwo waba uri kurimbuka, ariko kugira ngo ikize abo muri kumwe, ivugane n'abo muri kumwe, ivugane n'abantu bayo bakuzengurutse. Ni wowe ibonye, ni wowe iri bukoreshe, ni wowe igikoresho ibonye aho ngaho. Iyo mpano yarayiguhaye. Impano ntishuka abantu, ntishuka abantu kugira ngo batibeshya. Imana ishobora kukuvugiramo rwose, ariko itakwishimira, byonyine kugira ngo ivugane n'abantu bayo cyangwa se igukoreshe nk'igikoresho. Ariko ukwiye gukoresha uko ushoboye kose, ukanabaho ubuzima bwishimirwa n'Imana. Hakaba hari iyo mpano, ariko kandi hari n'imbuto nzima. Niyo mpamvu kuba umuntu aguhanuriye ntibigukange ngo bikuyobye, cyangwa se ngo uhite umufata nk'umuntu udasanzwe cyangwa urenze. Ushobora kugera hirya ukamubonaho ibintu bidasanzwe, cyangwa nawe akakwereka izo mbuto ze mbi rwose amaze no kuguhanurira. Ntibizagucumuze cyangwa bigukereze cyangwa bikugushe. Uzakomeze urugendo rwawe umwihorere, uvuga uti ni ba bandi Yesu azabwira ngo mwahanuraga ariko njyewe sinigeze kubamenya mwa nkozi z'ibibi mwe, kandi ari we wabakoresheje. Niyo mpamvu impano ntabwo zifite agaciro cyane kurenza imbuto wera. Rero kadusoreza ahangaha. Ni amagambo asobanutse, ariko nanone akomeye kandi akwiye kwitabwaho, agatekerezwaho n'umuntu wese uyasoma, kugira ngo biguhumure amaso, umenye uko usenga, ube maso nawe ku giti cyawe, ureke kubaho mu buzima bushobora kuba bumeze nk'igihu bidasobanutse. Uri umukristo, urasenga, ariko uranabeshya, uranatekinika. Mu bakristo urimo, mu bapagani urimo, mbese imbuto ntiwamenya. Ni akazuyazi, ni urujijo, biteye urujijo. Mu babeshya, mu bafata akantu ka ruswa, mbese byose uravangavanga, ntiwamenya ibyo ari byo. Ni igihu, ntibisobanutse. Mu by'ukuri ukwiye kuba mu buzima busobanutse, ukamaramaza. Ibi bintu bisaba kumaramaza, ukamenya ati ibi niba byemewe ku mukristo ndabikora, ariko niyo bitemewe sindi bubikore, kabone nubwo igihugu cyose cyaba kibikora. Umuririmbyi yaririmbye ngo ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo naho igihugu cyose cyanseka. Hari ibyo twemera abantu bakaduseka, bakatuvuga uko bashaka, bakadufataho ijambo, buri wese akakuvuga uko abyumva, ariko twebwe turamaramaje kujya mu ijuru. Hanyuma natwe turi kurwana intambara ikomeye kugira ngo turebe ko twasoza uru rugendo amahoro. Hanyuma ikindi ni uko kuba ufite impano ntabwo bivuze kuri kujya mu ijuru, ahubwo impano zigeretseho imbuto bizakugirira umumaro. Umuririmbyi yararimbye ngo kure mwami mbwira aho nkwiriye kuba, kure y'impano zawe, ngo hafi y'ijambo ryanjye. Rero impano ntizibakange mwebwe abazibona ku bandi, cyangwa se namwe abazifite, ahubwo mwite cyane ku mbuto mwera. Mu buzima bwose, bwa buzima buguhinyuje, bakugiriye nabi, cyangwa nawe usitaye ugakora nabi, ukwiye kwera imbuto yo guca bugufi, ugasaba imbabazi, ukemera amakosa yawe yaba ari Imana, ukayisaba imbabazi, cyangwa n'abo wakoshereje. Izo ni imbuto. Cyangwa se umuntu akugiriye nabi akagusaba imbabazi, ukwiye kumubabarira, ntuhore ubimucyurira, cyangwa se niyo yaba atazigusabye ugomba kumubabarira. Niko ijambo ry'Imana ridusaba, kugira ngo ubohoke, ukize ubugingo bwawe. Rero Imana ikomeze ibane natwe, kadusoze dusenga, hanyuma tuzagaruka twumva n'izindi mpuguro Umwuka w'Imana agenda aduhereza, kugira ngo turusheho kuba abakwiriye muri uru rugendo. Data, ndagushimiye ku bw'aka kanya keza na byinshi utuganirije. Reka ukomeze kubana natwe, uduhe kumva no kumvira, kuko ari twebwe bifitiye umumaro cyane. Urakoze Mwami Yesu, tuguciriye bugufi, mu izina ryawe dusenze twizeye, amen.